Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabitha, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabitha, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imirimo myiza ya Tabitha yamuhesheje kongera kubaho ikindi gihe. Duharanire gukora ibyiza tukiri mu isi, tukiri bazima, dufasha abakene, twita ku mfubyi n'abapfakazi n'abandi bose batishoboye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.